Yesu ashimwe, aramutse neza. Igitondo cyiza cy'umugisha, igitondo gishyashya, umwami Yesu aturemeye ngo tukinezererwe. Undi munsi w'amahirwe, undi munsi w'ineza y'Imana, undi munsi wo kubabarirwa ibyaha, undi munsi wo kwinjira mu buruhukiro, undi munsi wo gutabarwa, undi munsi wo kunezerwa, undi munsi wo gutsindishirizwa, undi munsi yewe wo kugeragezwa. Yakobo aravuga ngo muzishime munezerwe nimugubwa gitumo n'ibibagerageza byo kwizera bitari bike, ariko aradusaba ngo tuzabyishimire. N'undi munsi nawe wo kugeragezwa, kubera ko iyo umuntu ageragejwe aba agiye kugira igihe cyo gutsinda. Nta shuri ritagira ikizamini, ikigeragezo rero sometime kiza gisa no kwiga hamwe no kugira gute no gutsindishirizwa. Mwaramutse mute, ubundi se mumeze mute ko numva mudakoma mucecetse? Iyo mudakoma mu mwuka wanjye ndabyumva, numva mu mwuka wanjye hananiwe, numva imbaraga zananiwe kuko mba numva nta bumwe buhari. Sinzi niba harimo n'abajya bansengera. Petero ngo ari mu munyururu ngo ab'itorero bagira gute? Baramusabira. Sibyo? Njye ntabwo ndi mu bunyururu, ariko umurimo nkora nkeneye ko munsabira, ndabyifuza ko munsabira cyane, mukampa amaboko. Ariko iyo twabaye amagufa twumye, ndabyumva ko twumye. Mwongere mukanguke, twongere twiragize Imana, twongere hano ijambo ry'Imana mu Baheburayo harambwira ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise. Ijambo ry'Imana n'agakiza iyo utabikomeje kubibagarira biruma muri wowe. Uzarebe n'umuntu uririmba, iyo amaze igihe ataririmba asubira kuririmba ijwi ryarumye. Iyo hatabayeho gusenga, iyo hatabaye abantu basubira inyuma, sibyo? Mwongere mubyuke, mufashe ya minota yanyu 5, 10, musenge, mwiragize Imana, mwongere musubire kuri morning prayer, mwongere musubire ku karago, sibyo? Birashoboka ko ino minsi itambutse Imana yabasubije, ifite ibintu byinshi yabasubije, none mwarasinziriye, ntimwigeze muza ngo munatange testimony mukomeze n'abatarasubizwa. Ariko Imana yarasubije, ndabizi. Iyo Imana yasubije abantu barirara, sibyo? Niho umuntu abera mubi. Umuntu yibagirwa ibyiza byose Imana yamukoreye, yibagirwa, yumva nk'aho yenda ibyari mubabaje byavuyeho. Ariko ntabwo tubana n'Imana kugira ngo idukorere ibitangaza. Narababwiye ngo njyewe umwuka wanjye ni uwo kubana n'Imana, ngo mbe inshuti y'Imana. Ntabwo buri munsi none si ibitangaza, ibigeragezo mfite n'ibyifuzo mfite Imana ibisubije nayireka? Oya, turakomeza tukagendana, sibyo? Aburahamu amaze kubona umwana yasabye, ntabwo yaretse kugendana n'Imana. Sibyo? Hano rero biravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, ngo kugira ngo tudatemanganwa tukabivamo. Bibiliya iravuga ngo Satani yirirwa azenguruka ashaka kuba yaconcomera. Kandi hari ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umudayimoni agiye, ngo aragenda, ngo akabura aho atura, ngo akagaruka, akazenguruka ubuturo bwe, ngo yabona nta kintu kirimo, ngo akagenda akazana abandi 7 bamurusha imbaraga, ngo bakaza bagatura muri bwa buturo bwiwe, ngo umuntu wa mbere, ngo uwa nyuma nako akaba mubi kurusha uwa mbere. Iyo ufashe umwanya wo gusenga, kwiyiriza, kubana n'Imana mu bintu bitandukanye, warangiza ugasinzira, umwanzi aragaruka. Sasa none iyo agarutse ntaza wenyine, azana n'abandi 7 bamurusha imbaraga, ngo umuntu akaba mubi kurusha wa wundi wa mbere. Murabyumva? Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo musenge ubudasiba mutagwa mu moshya. Ni ijambo numva cyane. Amoshya ari ukuntu kwinshi. Hari amoshya ashobora kuza y'ibyaha,
hari ibigeragezo bishobora kuza waba utasenze udasiba ukananirwa kubibamo ugatsindwa n'ibyo bigeragezo. Hari temptation ari byo byaha ukaba wabigwamo. Hariho n'intambara zituruka hanze uba utiteguye. hari indwara ugasanga uraje utashye mu rugo uri muzima uraryamye wumva urubavu rurakubabaza, urubavu rurakuriye ukwezi uti nzakira umwaka ugashira imyaka 3 ukaguma mu nzu. ariko warasenze icyo kigeragezo ushaka kugeraho umwuka akakubwira ati ihangane uzakivamo. Gusenga ubudasiba ni ugushyira ubuturo bw'Imana mu mitima yacu kugira ngo duhore turi maso turaba umucyo, ngo kugira ibihe bitazatugwa gitumo, sibyo? Mwongere mubyuke. Reka mbahe aka example gatoya. Umuntu ufite inzu ituye hagati y'ibiti n'ibyatsi, iyo adafashe umupanga ngo abiteme, bimusaba gutema azenguruka akongera agahuza naho yatangira akongera agatema. Iyo atabitemye ajya gusubira aho yatangiriye asanga byongeye kumera. No gusenga niko bimera. Ahangaha ni igihe twifuza ko umwuka wacu uhora ari mushyashya, ariko nko gutabarwa. Ndabaha urundi rugero. Ufashe ibuye ry'urusyo ushaka kurimena, urakubita ukabona nta n'akantu kavaho, kabiri ukabona nta n'akantu kavaho, gatatu ukabona nta n'akantu kavaho, kane ukabona nta n'akantu kavaho, gatanu ukabona hahongotseho gatoya, gatandatu, karindwi ukajya kubona ukabona rya buye riratandukanye. Rero gusenga ni uguhozaho. Mwongere mubyuke, mureke kugira ubunebwe, mureke kunanirwa, kuko ndabyumva mu mwuka wanjye iyo mwananiwe, umutima wanjye ndabyumva iyo mwacitse intege. Ariko birashoboka wenda ko mufite ahandi musengera, simbihakanye, ariko ntabwo mufite ahandi muteranira morning prayer, ndabizi kuko twese abenshi tuba turi mu mazu yacu. Mwongere rero mubyuke, mwe gusinzira, kugira ngo muntere n'imbaraga zo gutangira gutekereza ukuntu nakora icyumba, kuko haracyarimo imbogamizi nyinshi, haracyarimo ibibura, haracyarimo intambara, sibyo? Yesu ashimwe. Muranyumva? Mwongere mubyuke dusenge. Birashoboka ko mwasubijwe. Hari ibintu bibiri: mwarasubijwe se murimo murarya ibyo mwasubije nta n'amashimwe muri gutanga, cyangwa se muri bigeragezo noneho byabaye nk'amabuye, sibyo? Ariko nkunda kubabwira ijambo, yatangiye umurimo muri twe niyo kwizerwa. Na Yesu ubwe hari aho yacitse intege, abwira umwami Imana ngo ni ukuri iki gikombe ugire gute, ukicishe kure. Ariko umunsi umwe n'ubundi ngo abonekera abigishwa be muri Yerusalemu, ngo agenda anezerewe cyane, ngo agendana n'abo yavanye ikuzimu bose, yari anezerewe, yari yuzuye ubutsinzi. Arangije aravuga ati mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Muranyumva? Hari umunsi yavuze ati igikombe kinshe kure, ariko hari n'umunsi yavuze ati mbasigiye amahoro. Ni ukuvuga ngo ni ibihe bibiri. Ibyo bihe bibiri rero mu buzima bw'umuntu birahari kandi biri muri ubu buzima turimo. Hari igihe cyo kugeragezwa, hari n'igihe cyo gutsindishirizwa. Ntabwo nzi igihe urimo, ariko ongera ugire imbaraga zo guhaguruka dukomeze urugendo. N'urugendo rurakomeje kandi ni urugendo ruremereye. Impamvu habaho iri jambo, habaho gusenga, habaho ivugabutumwa hirya no hino, habaho indirimbo, habaho ihumure, habaho, ni ukugira dukomeze uru rugendo. Yesu yigeze abwira abigishwa, arababwira ngo ntimukishimire ko abadayimoni babumvira, ahubwo mwishimire ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ntimwishimire mu byishimo by'akanya gato, kandi ntimujye mu maganya y'iyi si ngo abatware. Muhaguruke dukomeze urugendo. Data wa twese, Mana nyiricyubahiro, Mana uhoraho, twongeye kuza imbere y'intebe yawe. Nitwe tugarutse, turagushimiye ko twongeye kubyuka turi bazima. Turagushimiye ko wemeye ko ducuranga indi nanga. Ishimwe no gukomera ni ibyawe. Mwami Yesu, turagushimira ko waduhaye gusinzira, tukaba tubyutse turi bazima. Turagushimiye ko waduhaye ifunguro, uduha kuryama, uduha Mwami bikwiriye.
turabigushimiye. Ijambo ryaravuga ngo mbese niba mufite ibyo kurya bibakwiriye n'aho kuryama, tureka tugushime. Kandi ni byiza biri imbere, kuko ijambo ryarambwira ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi, ngo kandi ngo uzatujya imbere ahataringaniye, ni isezerano rikontinuwe uharinganize, sibyo? Kandi ngo kuko umwami Imana azantabara, uzahora untabara, ntabwo ari ubu ngubu, ngo nicyo gituma ntatinya. Uzahora untabara, ariko ngewe uyu munsi simfite gutinya. Ndagushimiye ko ukomeje mwami kuduha imbaraga, ndagushimiye ko ukomeje mwami kudusubiza. Harimo abasubijwe, hari n'abo uri guha imbaraga z'urugendo rukomeje, kandi hari n'abo uha imbaraga kugira bagere aho bagomba kugera ubasubize. Turagushimiye mwami kubw'ineza n'imbaraga zawe, turagushimiye mwami. Ariko mwami nongeye gutanga icyifuzo imbere yawe ngo abananiwe ubakomeze. Reka amazi yawe y'ubugingo adutembe, ngo twongere twakire imbaraga twongere twakire imbaraga zo guhaguruka. Reka mwami wongere uduhe umutsima wawe, twongere tugire imbaraga z'uru rugendo. Ahari mwami twananiwe, ahari mwami ntitwumva aho twerekeza impande zose, ahari mwami turabona ibintu bidahinduka bisa, ahari mwami turiyumva nk'igihe Abisirayeli bari mu Bakaludayo bamaze imyaka 70, ngo bicaraga mu migezi y'i Babuloni, ngo bakavuga ngo twarimbira Imana gute turi mu butayu. Ngo ariko ngo ubwo batahaga batashye, ngo buzuye amarira y'ibyishimo, ngo baravuga ngo ese nibyo koko turatashye? Ntabwo bigeze biyumvisha ko hari umunsi bazataha. Ariko mwami ongera uduhe imbaraga, ongera uduhe kunesha, ongera uduhe imbaraga zawe mwami, ongera uduhe ku buzima, ongera uduhe ku mwuka wawe, ongera uduhe imbaraga mwami Yesu Kristo, ongera uduhe imbaraga, ongera uduhe imbaraga, ongera mwami udukomeze, ongera uduhe amazi yawe y'ubugingo, ongera mwami udusubizemo imbaraga muri byose. Kandi mwami n'ababashije gusubizwa ubahe kugushima, ariko bagaruke ku isoko, bateye kurangara, umwanzi ataza n'abandi barindwi barusha uwa mbere imbaraga. Duhe kuba maso muri byose, kandi uduhe gusengerana no gusabirana. Mwami tukweretse abarwayi bari muri twe, ikiganza cyawe cy'iburyo kigende kibakoraho. Mwami ni wowe bazi aho bari hirya no hino, ni wowe bazi aho bibakomereye n'aho bibaremereye. Mwami nkweretse n'abandi bose bibaza ngo iby'akazi bizagenda bite. Mwami wongera wigaragaze. Mu minsi ishize waduhaye akazi, watanze akazi kandi twarashimye. Ongera urebe n'abandi mwami bafite ibibazo bitandukanye bakeneye ubutabazi bwihuse. Mwami ugaragare. Uri Imana, wambwiye mu gitondo ngo uri uko wahoze, n'ubu ni kuri kandi ni kuzahora, ngo izina ryawe ntabwo uzarihereza undi. Kandi ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Mwami Yesu ongera utange imbaraga, ongera utange imbaraga muri byose, ongera utange imbaraga, ariko cyane cyane udushikane no mu kunesha, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami mwiza waricaye ubwira Ezekiyeli uti se mwana w'umuntu, aya magufa yakongera akaba mazima? Ezekiyeli nawe ntiyari abizi, arasubiza ati mwami ni wowe ubizi. Mwami natwe turakubwiye ngo ni wowe ubizi, ariko waramubwiye ngo tegeka aya magufa yongere yambara umubiri. Mwami nanjye mu bubasha mpabwa n'ijambo ryawe ndategetse ngo abantu bambare imbaraga, amazi y'ubugingo atembe mu mitima yacu, imbaraga z'ubwami bwawe Yesu bugaruke muri twe, umwuka wera yake mu mitima yacu, abere nk'umuriro, amere nk'amazi atembe mu mitima yacu. Wongere uduhe imbaraga zo gusenga. Twakiriye imbaraga zo gusenga, twakira imbaraga zo kuramya, twakira imbaraga zo kwiyiriza, twakira imbaraga zo gusoma ijambo, twakira imbaraga zo kongera kuba maso. Ni byinshi tugukeneyeho mwami, ariko mwami niyo byaza tudafite imbaraga ntabwo byavamo. Ngo umunsi umwe umwami Hezekiya abwira Uwiteka ngo abwira umuhanuzi ngo bamubwire ngo umwana yenda kuvuka ariko twabuze imbaraga zo kumubyara. Ni ukuri Uwiteka wigaragaze muri buno buzima bwacu bwa buri umwe hano, ugaragare
ugaragare, kandi ijambo ryawe ryatuye ngo humura abanyizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Wibuke ibyo wagiye uvuga byose. Ndagushimiye cyane, urakoze cyane mwami w'abami. Amen. Yesu ashimwe. Zaburi 120 harya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni ngo tukarira twibutse iwacu, ngo imitima yari yuzuyemo agahinda, ngo tukicara tugafata inanga. Abayisiraheli bajyaga bashaka gufata inanga bagiye gucurangira Uwiteka, ubwo ni abari bari mu bunyage ariko bagifite umwuka w'Imana, ngo ariko bakarira cyane bavuga ngo se ngo twaririmbira Imana yacu gute turi mu butayu. Hari igihe umuntu yicara akibaza ngo ese nabwira Imana iki n'ubu buzima ndimo? Ese nahera hehe? Ese ndavuga mu ruhe rurimi noneho? Ese ko nabwiye Imana noneho ururimi rukaba rutakibasha kuvuga, ndakoresha irihe jambo? Ndasenga ayahe masengesho ko nasenze ay'uburyo bwose? Urumva ko nasenze ay'uburyo bwose, ko natabaje, ko nasenze mfukamye, ko nasengeye mu butayu, ko nahamagaye abasenga, ko nabwiye, ko niyirije, ko nambaye ibigunira, ko nasenze ayo mu mazi, ko nuriye imisozi, ko nashatse abahanuzi, ko nashatse abatambyi ngo baze bansiga amavuta. Ese noneho ni irihe sengesho nasenga? Ariko Dawidi rimwe ari mu mwuka nawe yaravuga ngo mbe Mana gutabarwa kwanjye kwava he? Ariko ngo yumva umwuka aramusubiza ngo kuva ku Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isiraheli, nta handi hantu gutabarwa kuva. Twongere duhange Uwiteka amaso. Ngo umunsi umwe ngo Yosuwa abwira Abisiraheli bamaze gushyira amabuye muri Yorodani, arababwira ngo ngaho nimwambuka ariko mutumbire isanduku yonyine. Aha dufite gutumbira Kristo wenyine, niwe banze ryo kwizera, niwe byose, niwe gisubizo. Nuko noneho hano Zaburi 126 umurongo wa mbere garuka ivuga ngo ubwo Uwiteka yagaruraga bajyanyweho iminyago y'i Siyoni. Ubwo yabagaruraga, ni ukuvuga ngo Uwiteka ntababaza umuntu iteka ryose, birangira amugaruye. Ngo twari tumeze nk'abarota. Nawe wakira inzozi zo kwibaza ngo ese ni njye cyangwa ntabwo ari njye? Twari tumeze nk'abagize gute? Twari tumeze nk'abarota. Ngo icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, umunezero wari mwinshi. Umunezero wagize gute? Wari mwinshi. Ngo indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Noneho bavuga ngo Uwiteka bajyanyweho iminyago, utugarure tumere nk'imigezi y'i Negebu. Ngo ababibabarira bazasarura bishimye. Iryo ni ryo jambo ry'umunsi. Warabibye, urasenga, uriyiriza, urihangana, wabibye urira, ariko ni ukuri ubwo Uwiteka azaza kugutabara, ni ukuri uzumva ari ibitwenge. Ariko ibyo bitwenge turabyakiriye muri uyu munsi, turabyakiriye. Dutangire twakira ineza, kuko Imana yambwiye ngo uko yari iri kera n'ubu ni kwiri, ntabwo yigeze ihinduka. Uko yabanye n'ubwoko bwayo bakava muri Egiputa bakambuka bakagera mu butayu bakahabara imyaka nayo ikahabakura, bakajya mu gihugu cy'amasezerano kubera kutumvira, Abakaludayo bakabatatanya bakahabamara iyo myaka, ariko Uwiteka yaragarutse naho arahabakura. Ngo basaga nk'aho barota, ngo baravuga ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Natwe igihe kigiye kugera tuvuze impundu tuvuge ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Twibuke ko twabibye turira, twitotomba, tuvuga ngo iyi Mana irabeshya, iyi Mana iri hehe? Turavuga ngo naho itadukiza tuzakomezana nayo, kandi twakomezanyije nayo. Icyiza ni uko tuyishimira ko itigeze iturekura tukivuga kugira neza kwayo. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo igice cya mbere haravuga ngo, ni naryo yifuje ko mwumva,
ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, uwo ni Yesu Kristo, abasha no gutabara abageragezwa bose. Aha ngaha ndagira ngo mbwire abantu batentebutse, intege zimanutse, ngo muhumure. Uwiteka yarageragejwe, azi kugeragezwa icyo ari cyo, abasha no gutabara abageragezwa bose. Mwami Yesu, urakoze kubwira ijambo. Reka rino humure ritembe mu mitima yacu. Imitima yacu yari yumye, yakakaye, yongere yambara umubiri, yongere yambara ubuzima, twongere dukomeze urugendo. Tugohe gahunda zacu z'uyu munsi, tukuragije uyu munsi ngo uhinduke umunsi w'amashimwe n'ibyiza. Mwami, nk'uko urambura ikiganza cyawe cy'iburyo ugahaza abo mu isi yose, guhaga natwe bitugereho. Urakoze cyane, uturinde ahazamuka n'ahamanuka, uduhe gukora ibyo dukwiye gukora neza muri excellence, igikundiro na favor yawe n'ubwiza. Utsikamira ibidutsikamira, urwanye ibiturwanya, uringaniza ahataringaniye. Kandi mwami, tuzamuke umusozi turira ariko tumanuke twishimye. Ndagushimiye ko ibyo byose ubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen.